ukeza ndakwibuka cyane Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi igihumbi Rwanda rw'imisozi nyaburanga Rwanda rwiza rw'akanyarwanda Rwanda rwiza Rwanda rukarire nguhogore Rwanda rwiza rw'akanyarwanda intambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ayironda koko inzika inzangano ay'ubusambo ay'ubusahuzi amacumu y'amacinya hamwe na korera ndetse n'ayirari iry'ubutegetsi kuva mu Kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro gucura umwijima Rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi muri Burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino n'akahe gasozi n'iyihe mpinga hatumvikaniye urwamo rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryahari ntambara 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 nta muryango uticiye uragapfaha uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro ingenda ibokoboko nanarora inyuma nta buruhukiro nigeze mbona muri Burende na Karubanda y'amaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara zanye umuganda wo gusana amahoro naraye ndose narose kandi nkabyizoze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda ntukarire nguhogore Rwanda rwiza rw'akanyarwanda
banyarwandakazi namwe inshuti zacu nongeye kubasuhuza kandi mbashimira kubw'uyu mugoroba tugiye kubana wo kwibuka w'ibihumbi 2022. Nkore Memoire et Justice ya Jambo ASBL twongeye kubashima bw'aka kanya tubaha karibu muri studio zacu kugira ngo dufate akanya twibuke abavandimwe n'inshuti bishwe, twibuke buri munyarwanda wese wamennye amaraso ye, wamenewe amaraso ye mu bwicanyi bwamukorewe kandi bitari ngombwa. Twibuke abavandimwe n'inshuti zacu hirya no hino batashoboye gushyingurwa, batahawe ubumuntu, batahawe agaciro k'ubuzima. Nkaba mbasabye muri aka kanya ngo dufate akanya gatoya nk'umunota umwe, tuzirikane buri munyarwanda wose, tuzirikane umuvandimwe, inshuti, umubyeyi wasize ubuzima mu byabaye byose mu Rwanda. Murakoze ku bw'aka kanya mumpaye. Nkaba mbatumiriye muri aka kanya ngo twisanzure, duce bugufi, dutuze. Ni umwanya wo kwibuka. Umwaka ushize nk'iki gihe twaganiriye ku ntambwe umuntu anyuramo igihe yapfushije umuntu. Muri aka kanya tugarutse tuvuga ati se inyuma y'izo ntambwe zose umuntu anyuramo zo kwakira urupfu rw'umuvandimwe we, rw'umubyeyi we, rw'uwe wapfuye, ni gute akomeza ubuzima akiyakira, mbese akabasha kubaho muri ubuzima bwa buri munsi akora icyo la sosiyete imusabye, adahungabanye cyangwa se adagiriwe ingaruka n'ibyo yanyuzemo. Muri aka kanya icyo turaganiraho cyane ni ugukira ibikomere. Ese ibikomere byacu bikira bite? Ese birashoboka gukira ibikomere mbere ya byose? Ese ababinyuzemo bo byabagendekeye gute? Ese duha umwanya ibyo bikomere ngo tubihe agaciro, tubone icyo bivuze mu buzima bwacu, icyo bitubuza mu buzima bwacu mu gutera imbere, ndetse tubihe umwanya tubikire koko? Nkaba mbatumirira ngo twumve nk'uko Jambo twihaye objectif yo kumva buri munyarwanda wese. Nkore muri aka kanya turabasaba ngo nyumva nanjye nkumve maze dukire ibikomere. Ibikomere bikirwa cyane mu kumva. Dutega amatwi rero, turaza kumva kuri gahunda, turaza kumva abanyuze bafashe urugendo rwabo rwo gukira ibikomere, tubumve ndetse dukuremo amasomo y'icyo twakora ngo natwe dukire ibyo bikomere. Mu kanya muraza kumva gahunda ukuri bukurikirane, ariko muri aka kanya ikintu mbasaba cyane ni dutuze maze twumve. Murakoze. Tugeze rero mu gice cya gatanu cy'umugoroba wacu, umugoroba wo kwibuka. Turi kuganira kuri teme yacu nyumva nanjye nkumve. Byose ni mu gushakisha uburyo bwo gukira ibikomere byacu. Munyemere rero muri aka kanya mbereka abatumirwa bacu, abantu natumiye kugira ngo baze badufashe tuganire kuri iyi sije yacu, hanyuma twungurane ibitekerezo ndetse duhane experience, tuganire mbese. Ngira ngo umutumirwa wacu wa mbere atwibwire, uribwira abo abadukurikiye. Murakoze Marijo, kandi nsuhuze n'abadukurikiye mwese. Njyewe nitwa Mugabo w'Indekwe Robert, nkaba mbarizwa mu gihugu cyo mu Bubiligi. Njyewe ndi Natasha Wingeneye, nakoze kumpa umwanya wo kubaganiriza, nanjye mbarizwa mu Bubiligi. Nanjye nitwa Horanimpundu Patrick, murakoze kuntumira, ntuye mu Bubiligi. Murakoze batumirwa beza.
bakoze kuba mwaremeye ko uyu mugoroba dutaramana tukaganira katubwira ko mwumva ibintu mbese nuko byabagendekeye mu rugendo rwanyu. Nagira ngo mpere rero kuri Robert utubwire mbese wari umeze ute mbere yo gutanga ubuhamya bwawe? Mbere yo gutanga ubuhamya byanjye navuga yuko se nari meze mu by'ukuri ntabwo numvaga yuko hari ikintu kindemereye kirimo. Numvaga yewe ni nk'aho waba ubaho ugenda wikoreye nk'igitafari, ariko ko rero umaze igihe kirekire wikoreye icyo gitafari ukumva icyo gitafari nibwo buzima, ukumva n'abandi bagombe kuba bafite igitafari. nuko nari meze mbere yo gutanga témoignage yanjye. Mbanze mbaze na Natasha ko yari amerewe, ariko ndongera nkugarukeho umbwire. Nta kibazo. Iyo analogy ukoze ndayikunze kubera ko njye natanze ubuhamya bw'ubuzima bw'ibyo nanyuzemo kabiri. Nabanje gutanga kera ntari namba, mbese muri mpore tugitangira nabanje kuvuga ku byo nanyuzemo, ariko nyuma yaho sinahise numva nduhutse. Ariko ejo bundi hashagiye gushira umwaka neza ejo bundi muri Mei bizaba bimaze umwaka, nagiye noneho mu mizi, natanze ubuhamya bwose burambuye. Aho ngaho niho natuye umutwaro nari nikoreye. Icyo kibuye iryo tafari no nararyumvishe ku buryo icyo ngiye navuga ni uko habayeho mbere habaho na nyuma, ndetse nabaye nkuruhutse. Ndumva uno munsi nta kintu nasigaje, ku buryo iyo analogy ukoresheje vraiment amababa mbese narayagaruye. Patrick, wowe wumvaga wikoreye ikintu, wumvaga byari bimeze gute mbere yo gutanga ubuhamya bwawe? Mbere yo gutanga ubuhamya bwanjye numvaga ari nk'ideni. Sinzi niba wumva iyo ufitiye umuntu ideni ukuntu wumva ufite ikintu ugomba kwishyura. Ideni ufitiye nde? Numvaga ari ideni mfite ryo kwishyura. Mu by'ukuri ntazi umuntu ugomba kubyishyura, ariko numva ari nk'ideni mfite ngomba kwishyura. Hanyuma rero maze gutanga ubuhamya numvise rya deni naryishyuye. Ukumva ko mbese mbere yaho na nyuma yaho harimo difference. None se niki cyaguteye intege zo kuvuga ngo ndahagurutse ngiye gutanga ubuhamya bwanjye? Ikintu cyanteye imbaraga mu by'ukuri navuga ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere cyanteye imbaraga nuko nari ngeze mu gihugu noneho nshobora gutanga ubuhamya bigakunda, kubera ko mbere ntabwo byari byoroshye mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kintu navuga cyanteye imbaraga ni ubuhamya bw'abandi. Iyo ubonye abandi bari gutanga ubuhamya ukabona ukuntu bo bakira, kuko gutanga ubuhamya birakiza. Nanjye biri mu byanteye kugira uwo mugambi. Turagenda gahoro ariko uvuze ati ntago nari mbyemerewe mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara mu Rwanda tuzi ko haba icyumweru cyo kwibuka kuva ku itariki ya 7 z'ukwa 4 kugeza ku 14, kandi buri mwaka imyaka 28 irashize. Gute tubwira ko utari ufite uko ubutanga? Wabuze aho butangira, byakugendekeye gute? Muri rusange uko bimeze mu Rwanda, hibukwa jenoside yakorewe Abatutsi n'abatanga ubuhamya n'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ngewe rero umuryango wanjye ntabwo wari muri icyo gice cy'abazize jenoside yakorewe Abatutsi, bishwe mu bundi buryo butari jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe rero iyo ndamutse mbibutse, nubwo ariko byagenze barishwe, ariko ndamutse mbibutse bifatwa nk'aho ari ugupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, donc ntabwo byari bushoboka. Robert, we niki cyaguteye intege zo kuvuga ngo ngiye Robert ndahagurutse ngiye gutanga ubuhamya bwanjye? Icyanteye imbaraga cya mbere nuko nagezeho
sinzi mu bintu nakoraga mu bintu nasomaga nkabona ni ibyambayeho kubivuga hari nk'abantu bishobora gufasha. Bwa mbere nagiye kuvuga mvuga nti ngiye kuvuga amateka yanjye bizafasha abantu, ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi yuko nanjye bizamfasha. Vuga ni bizamfasha abantu kuko numvaga hari ibyo nashoboye kurenga kandi byari bihari. Vuga ni nimvuga ibintu nashoboye kurenga n'ukuntu nashoboye kubirenga, hari ushobora guhera kuri ibyo kugira ngo yiyubake. Ndavuga nti noneho ndatinyutse ngiye kuvuga amateka yanjye. Mbere ntabwo natinyukaga cyane kuyavuga, kubera yuko numvaga amateka yanjye ataremereye bihagije. Urabona hari nk'iyo wumvishe nk'iyo tugiye muri commemoration ukavuga uti voilà twe twihishe twagiye kwihisha mu bihuru, iwacu bose harabica hasigara babiri, cyangwa abandi bakavuga twagiye mu ishyamba turagenda tumara imyaka. Noneho numvaga ayo mateka nkumva ntaho ahuriye n'ayanjye, nkumva yanjye ntabwo ari ikintu umuntu yashyira imbere, ku buryo byantwaye igihe kugira ngo numve yuko ari ikintu bishobora kumara kubivuga. None se kuvuze ngo wumvaga amateka yawe mbese wayashyiraga munsi y'abandi gatoya, n'ubu niko ubyumva niko ubifata wumva n'ubu wamaze gutanga ubuhamya ubona koko ubuhamya bwawe bwari buri munsi y'ubw'abandi? Bon, nemera yuko hari abantu baciye mu bintu bikomeye n'abantu batakaje abantu benshi. Ibyo mbona ariko bihagaze, ariko icyo nasobanukiwe n'abandi wenda bambwira uko babyumva nuko amateka uko ariyo yose, uko ahagaze kose, ikintu cyose cyakubayeho kikaba gituma kinjira muri wowe kikubuza gutera intambwe, biba bikenewe kukivuga, kandi hari n'abandi bashobora kukibonamo. N'ibyo nashoboye kubona nyuma yuko maze byantwaye igihe kugira ngo numve vraiment yuko hari ikindi kintu cyafasha. Ngenda humva cyane kuko nubwo iyo urebye ngewe nk'ubuhamya bwanjye n'ibyo umuryango wenda navuga naciyemo, ni ibintu byabaye tugeze inaha, umuntu arangije guhunga etc. Ntabwo ari inzira ndende, ntabwo ari jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo ari ubundi bwicanyi butari bwagira uko ni ibintu byaje tugeze mu buhungiro, handi ugira ngo uti ndatuje, ku buryo nanjye hari ukuntu byabanje kuvuga ati bon niba umuntu agiye kuvuga ukuntu hari n'ikintu cy'ubukari uvuga uti hari amahistwari mbese nawe wumva ukumva umusatsi ukuvuyeho. Aho ati se ngenda ajya kuvuga ngo ngewe nari hano mu Bubiligi nuko baba baramwishe. Ibyo bintu nabanje kubanza nanjye njya mbiminimiza, mbishiraho akantu ko kuvuga ngo no, urebye ugereranyije n'abandi ntago bifite uburemere, ariko kubera gukura no kugenda tubona no kubisobanukirwa neza, usanga burya nta pfunwe umuntu agomba kugira ngo kuko ntago wakwifuza kunyura mu nzira ndende. Par exemple, buri kababaro kaba gafite uburemere bwako, kandi buri kababaro kaba ari personnel, ku buryo nanjye naje gusanga koko burya nta histoire qui est trop petite, nta histoire qui est plus isuzuguritse, voilà, idafite agaciro, ku buryo ni ibintu mbese mbona nko muri ino myaka 28 ishize ari ikintu mbese cyashoboye no gusobanukirwa mu bantu benshi. Mbese cya kintu bahoze bavuga ati comparaison de souffrance nta hantu byakagombye kuba. Nanjye rero bikaba biri mu bintu byatumye mbese bintwara igihe wumva mbese utari legitime. Ese legitimite ugasanga ahubwo kubera ko tuzi neza nk'ibyo Patrick yaramaze kuvuga, hari n'ukuntu hari akababaro umuntu adashaka ko kavugwa, rero ugasanga umuntu akwatse legitimite, histoire yawe hari ukuntu umuntu ashaye nkaho ari ugomba kuyishira munsi y'igitanda. Hari igihe bigeze kumbwira littéralement ngo ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bibarizwa muri histoire collective,
y'igihugu maze ugasanga uti none donc niba ntari muri histoire y'igihugu ndi hehe nuko baba bakwatse ubumuntu bwawe umuntu abakwatse ubumuntu bwawe mbese yakugize ubusa kuko nta kintu buri cyo niba utari muri histoire y'igihugu cyawe donc naho ngaho nsanga ko tugeze mu myaka twasobanukiwe ko nta kababaro gato trop petit pour être raconté ni soigné. Icyo kintu ni ingenzi kuko hari abantu benshi nko muri jambo hari ahantu iyo tugiye kwibuka hari aho tugira tuti twibutse n'abandi kuko hari igihe umuntu atabatekerezaho cyane ariko hari abantu batinjira nyine muri izo shema z'abanyarwanda benshi. Uravuze uti nawe byakubayeho uri mu buhunzi ni ibintu bitabaye ku banyarwanda benshi. Hari abandi bavuga bati ngewe ni umututsi wiciwe na FPR, ni umuhutu wishwe n'interahamwe. nk'abo abantu bageraho bakibura bakabura aho bavugira bakaba batanumva yuko bashobora no kuvuga se nimvuga biragenda bite. ni ikintu kimeze nka navuga ko ari nka wenda n'iyindi deba ariko navuga ko ari ikintu kimeze nka kampanye ihari yo gucecekesha abandi bantu bavuga ibintu bidakunzwe n'ubutegetsi ku buryo mfite impungenge ko hari ikizagera ahubwo n'abantu n'abatanga ubuhamya bakadisiparisa kubera ko imyaka 28 ni myinshi abantu badashobora kuvuga deke uvuze bikitwa kuri uvuze ibyawe uvuze ibyakubayeho ariko umuntu kugira ngo akumve sinangwa ko akumva kubera ko kumva akabaro kundi umuntu ntabwo byoroshye ariko agahita yumva ko donc kubuvuza ibyawe umwatatse icyo kintu kugira ngo kizagira umurongo ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bisaba ko abantu bakomeza kubivuga nk'uko tubivuga peut-être igihe kizagira wenda abashobora kubyumva babyumva ariko mu by'ukuri ni ikintu kitarimo abantu bakeya barwanya ibyo bintu kumva ko wowe nuvuga icyakubayeho directement gusa wataka undi muntu kandi rwose bidahuye donc njye ni muri iyo cadre mbibona. Ubivuze neza cyane niyo mpamvu nanjye numva nshaka kubaza ikibazo ngo mbese ni icyo ubona byagufashije cyatuma n'undi muntu yatera intambwe yo gutanga ubuhamya bwe cyane cyane ko we watubwiye ko ufite umwihariko yuko hari igihe cyageze ukumva ko histoire yawe iri ahantu idakwiye kuvugwa. Ni iki washishikariza ni iki wabwira abandi? Ikintu byamfashije icyambere gutanga ubuhamya bifasha bikiza umuntu umutima bikamumura ibikomere. Mujya mubona abantu hirya no hino ukabona umuntu afite ubumuga bwo mu mutwe ko basigaye babyita ubu ntabwo bakivuga ngo abasazi bavuga umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Abantu benshi bafite ubumuga bwo mu mutwe bugaragara n'ubutagaragara bugaragarira abantu n'ubutagaragarira abantu kubera ikibazo cyo guhungabana. Ugasanga umuntu kubera ko yabuze ahantu abivugira bimuri mu mutwe bimugwa mu mutwe ariko kubera ko nyine ntabwo ushobora kubibika ngo bishoboke. Ni ibintu bisaba ko ugenda ubidegaja uko byagenda kose ariko iyo bimwe mu mutwe urarwara. Njye rero icyo byangijije uburwayi donc sinigeze ndwara ngo ndeprime ngo numve ko donc nihebye ngo ujye hara muri kwe oya donc nakomeje ubuzima bwanjye bisanzwe nk'umusirenete. Icyo byarakinkijije donc mbaho nk'uko abandi bantu bariho marigare ko nawe n'ibintu bidasanzwe. Icyo ni ikintu nashimye Imana kandi nabonye ko gutanga ubuhamya byakijije. Ushobora kwibaza ukavuga utese ko ubuhamya butanze ejo bundi kandi warabayeho mbere yaho byari bimeze bite. Ntabwo ubuhamya natanze ejo bundi ntabwo bwari public ariko gutanga ubuhamya burya bitangirira ku tuntu dutoya. Njyewe natangiye gutanga ubuhamya ibintu byambayeho kimara kuba mu myaka ya za 1996 97. Ubuhamya ntabwo nabutangaga muri public nk'uko nabutanze muri public nabutangaga umuntu ku muntu. Icyo gihe abantu ntabwo bumvaga uko byagenze bumvaga muri rusange impuha iby'ukuri n'iki byose ariko abantu bangezeho bakambwira bati tubwire byagenze gute. Nanjye rero ntabwo
ntabwo nacecetse ngo mvuge ngo hoya ngo mubireke nk'uko njya mbona bamwe babigenza. Hari igihe hari abantu ibintu bibaho kuvuga ati ngiye ati ntumbaze ibintu ati stop. Rero naravugaga nkavuga uko nabiko byatangiye kuko byaje ndeba byatangiye ndeba nari mpari nkavuga uko byagenze etape par etape. Ibyo byagiye binyiza mu by'ukuri ntago nari numvaga kuri njyewe ntacyo bimaze ariko byankijije mu byo nanjye ntarinzi. ubwo ni bande wabwiraga? Nabwiraga tanto abana twiganaga muri secondaire, tanto nkabwira ababyeyi bamwe bo muri famiye kure batari bahari icyo gihe, uko bagenda bamaze uko byagenze, ese runaka we byayishwe gute, ese byagenze gute, umugoroba wari umeze gute. Ibyo ngibyo byagijije mu by'ukuri mu buryo buri indirect. Robert nawe watubwira? Ndikumva Patrick agikomojeho aravuga ati iyo umuntu avuze amateka ye ukumva birakubangamiye, kumva barakuhatatse. Numva iyo umuntu agifite ibikomere atarakira biramugora kumva undi, ariko no kumva undi kugira ngo ntumve ukomeretsa. Ni ikintu rero gikomeye cyane 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 mu byo ngewe nifuza kuzageraho. Ni ukuvuga iyo ufite ibikomere hari ibintu ntabwo uba wigena. Ni ukuvuga ntabwo uba uri free. Biroroha cyane ku muntu ufite icyo yifuza kugeraho, ushaka kugukorera manipulation, we ufite objective politique, kuza akakubwira amagambo akora kuri cya gikomere cyawe kugira ngo ukore ibyo yifuza. Iyo ufite igikomere uba uri subject kuri manipulation. Rero icyo kintu vraiment nicyo mbona gikomeye cyo gushobora kurenga ibintu ku buryo noneho za manipulation abantu bakoresha ukazibona, ukajya uzibona, ukazigendera kure, donc bigatuma ushobora kubona abantu batekereza bifuza u Rwanda rwiza, ukabibona neza, kandi n'abandi bafite andi mateka nabo ukaba wabumva bitakubangamiye. Natasha, wewe n'icyo wadusangiza? Hari ikintu mu kanya bavuze bati ngo hari histoire umuntu ataba ashaka kumva. Hari ikintu nabonye wese ntabwo ari gusa iriya leta idashaka ko ibyo crime zakozwe n'ingabo za FPR zisohoka, ariko hari igihe usanga kubera nk'ibyo bikomere biba bikiri aho bitigeze byomorwa ngo biganirweho. Hari igihe usanga ntabwo ari bo gusa bashaka gucecekesha abandi, ugasanga noneho niba uvuze nawe tuvuze nk'uwo muhutu wiciwe n'interahamwe, usanga nawe bashatse kumucecekesha. Donc icyo kintu cyo gushaka kumva gusa histoire ijyanisha ku bwawe, njye mbona ari yanzira iganisha ku buhezanguni na za extremisme, ku buryo aho mbona tugeze ubu biba ngombwa ko umuntu ashobora gufata recul, ukavuga uti niba ndi kukumva nje kukumva cyangwa nje kureba niki kiri kungenza. Surtout muri ibi bihe bya avril tuba tuzi neza ko buri munyarwanda aho ava akagera, yaba umututsi cyangwa umutwa, aba afite ari exacerbé, ndetse uvuga ati emotion ziri à fleur de peau, niko bavuga mu Kifaransa. Numva turi ahantu utugomba gushyiramo ya écoute, niwo ujya kumva undi ukamwumva uri kumva histoire, utari kuyigereranya n'iyawe, utari kuyihuza n'amateka, utari kureba se ko biriya bihwanye nuko nanasomye histoire, oya mwumva histoire ye. Ko tugomba gutandukanya amateka abantu banyuzemo kuko bavuga barwariraye koko, no kujyanisha kubinononsora ugakorera analyse politique historique ngaho uri guhuza hirya no hino. Mbona ari cyo cyangombwa afite gutangira no gushobora gusepara ibintu. Mbese niba turi mu kwibuka cyangwa mu cyunamo tukaba ari byo turi, ntabwo ariwo mu mahanga gukora analyse. Hari akandi kantu nashaka kongeraho, mvuga ni wenda hari igihe nyine umuntu aba afite ibikomere ariko atabizi,
yumva abona aseka nk'abandi n'iki cyangwa abizi ariko adashobora kubyanariza adashobora kuvuga ati se n'ibihe nabikoraho. Akenshi hari ukuntu ushobora kubibona iyo umuntu avuze amateka yamubayeho atari umuntu uri muri propagande uvuga ibintu akavuga amateka yamubayeho ukumva muri wowe hari ikintu kibangamiwe, kumva hari ikintu kitameze neza, bivuga ko hari ikintu ufite ugomba gukora, nuko hakiri akantu muri wowe kadatuje, kuko amateka yabaye ku wundi muntu cyamubayeho nta mpamvu utagombye kubasha kuyumva. Iyo harimo akantu gatuma katakumva nuko hagira akantu ko ibyo bintu c'est très normal. Niba tudafite ukuntu duhuza amateka y'abanyarwanda bose ngo tubashe kuyumvikanaho, c'est normal ko njye wayonzi nayo nanyuzemo nyine. None se uraza kuba uranshinja kutamenya ibyakorewe ahantu ntarindi, ntabwo wabinshinja, ariko nawe umuntu wari uhari niba bikubwiye ushobora gusanga nawe yari afite imyaka nk'icumi, sinzi ko umuntu akaba ari kubivuga ko mu maso ye y'umwana w'imyaka 12 yabibonye, kujya kumunyomoza ako kanya ngo ahari wibaza impamvu uri gushaka kumunyomoza umuntu uri kuguha ubuhamya byanyuzemo. Rimwe na rimwe hari igihe abantu nabo baba barwaye batabizi. Ibyo nabyo bimufata nka singe z'uburwayi. Iyo umuntu ari kuvuga ni nkuko naba ndi kuvuga amazina yanjye, ugashaka kuza kumpakanya ko atari ko nitwa kandi ndi kuvuga uko nitwa, burya haba harimo akabazo umuntu atazi ko arwaye. Muzajya mubibona no mu matemonaje twagiye turatanga, usanga kuri YouTube hari abantu bibwira ko ngo bari kuvuga ukuri cyangwa se ngo bari gukosora ibyo twavuze. Umuntu akaza ntakuzi, ntazi, nta nubwo azi ibyawe, nta nubwo azi n'iwanyu, ntabwo muturuka hamwe, umuntu aturuka no mu gace kamwe, ariko akareba ibintu wavuze kuri izi social media zadutse, akajya hasi akagutuka akavuga ibintu akirefura, ukabona ko mbese yabuze nawe ahubwo hatangira ubuhamya bwe, ariko akabona ukazi yo kuza kuvuga ibintu navuga ko atazi. Uwo muntu reka tumugarukeho. Nkawe watanze ubuhamya, uretse kumubwira ngo niyubahe amateka yawe, ni iyihe nama wamugira, n'icyo wamushishikariza gukora kugira ngo nawe atangire urugendo rwo kuvuga amateka ye? Ntabwo byoroshye kubwira umuntu ko arwaye kandi we yemeza ko ari muzima. Burya kugira ngo mu Rwanda rwo ndavuga ngo ujya gukira ikibyibara kirata, ifoke abanza akemera ko arwaye d'abord, akabanza kwemera ko afite ikibazo. Reka twe kuvuga ko anarwaye, wenda tuvuga ngo urwaye, kurwara ni ikintu umuntu ashobora kumva nkaho kiremereye. Umuntu abanza yumve ko afite ikibazo, namara kumva ko afite ikibazo nibwo aratangira intambwe yo gushaka gukemura cya kibazo. Iyo ntambwe yibanze abanza yitere, yumve ko afite akabazo, afite akantu katari kugenda neza muri we, noneho nyuma yaho atangira ibyo gushaka uburyo kiyakira. Uburyo bwo gukira bwo inzira ni nyinshi bitewe n'ahantu umuntu ari. Natasha, watubwira umuntu niba yumvisha atangiye kuryaryatwa nyine yumva ko hari ikintu kitagenda neza, we niyihe nama wamugira ukurikije uko we watanze ubuhamya, niyihe nama wamugira yamufasha kugira ngo nawe atangire urugendo rwo gukira? Uwo muntu uri kurigaribwa cyangwa se uri kumva ukuntu deje iyo ni sinye nziza, ni positive, bivuze yuko uri yafashe conscience ko hari ikintu kitagenda neza. Icyo nshishikariza buri wese ni ukwiyumva, ukiyubaha, kuvuga ati niba umutimanama wanjye uri kumbwira iki, ni uko koko hari ikibazo. Kuvuga ati niba koko umutimanama wanjye uri kumbwira ko hari akantu kakukomerekeje, ukabyakira, ukabanza ukarespekta ko wowe wiyizi, ukiyumva, noneho ugashakisha, ugatera intambwe yo kuvuga ati se nabikoraho iki. Inzira ni nyinshi. Njye nababwiye ko nabanje gutanga ubuhamya bwanjye muri jambo, ariko ntabwo byari ari byo byageze ngo bimfashe nongere hahandi nyine mbabwira. Ubu byansabye kwemera yuko kugira ngo mve mu rugendo nari ndimo rwo guherekeza abatanga ubuhamya, nanjye ni permete kuba umuntu ugiye gutanga ubuhamya bwanjye
ko najya ahandi mva muri Mpore njya gutanga ubuhamya bwanjye kuri HMG studio avec gahunda yabo yitwa Our Stories, Our Journeys, Our Survivals. Iyo gahunda bituma mva mbese mu byo ngewe nzi cira histoire yanjye ahandi kwindi platforme kwindi bafite izindi metode rero nagira ngo nshimire cyane Gatebuke Claude wamperekeje by'umwihariko bamukunde Aime wamenye mbese kunyumva ngo yumve ukomeze ngo yantisipe anamperekeze nyuma yaho byanyigishije byinshi. Donc icya mbere navuga ni ukwiyumva ukamenya ko yari nkeneye kuva muri Mpore ngo njya ahandi kuko ntabwo nari kubibashobora kuko nari nabikoze mbere. Ikindi navuga ni uko niba turi muri no gahunda kumva undi burya nicyo bifite ingenzi. Hari igihe utaba wowe uri pre ariko mu kumva uko undi muntu yabigenjeje nawe ugasanga biri kukubaka. Ibyo Patrick yahoze atubwira kumva undi ariko bitabuze ngo uri kumwumva ugamije kubihuza nuko uza amateka cyangwa politike cyangwa ibyabaye muri kangahe na kangahe ukamwumva uri kumva ko we ibyo yanyuzemo numva ko byamugendekeye nuko we yashoboye kwiyubaka. Wenda hari n'ikintu nshaka kubwira abanyarwanda muri kino gihe tuzi neza ko twese dukomeretse n'abateye intambwe twese tugaruka muri avril birongera bikasubira ibibisi. Icyo nshaka kuvuga ni uko hari un temps pour tout. Hari igihe cya buri kintu cyose cyagenewe buri kintu. Ntabwo ari ubu ngubu umuntu agiye gutanga analyse politique, ntabwo ari ubu ngubu tugomba kujya mu gushinjanya mbese niba turi mu cyunamo tujye mu cyunamo, niba tugiye kwibuka twibuke, ntabwo ari bwo tugomba gukora za revendication. Mbese buri kintu cyose gihabwe umwanya wacyo, ntabwo tugomba gutegereza ubu kugira ngo tujye kwimika ibintu n'ibindi. Ndagira ngo vraiment nongere nsaba abanyarwanda tujye tumenya niba umuntu aje kwibuka tumuhe umwanya we yibuke. Imbuga zirahagije kugira ngo atari bwo muri commentaire tujya gutanga za feedback zijyanisha kuri za analyse. Ndumva ari cyo navuga. Bivuze neza bagenzi banjye bivuze neza, ntabwo rero nakongeraho byinshi. Ari icyo message wenda nashishikariza ni iyo mbwira abanyarwanda, ni abanyarwanda cyane cyane bakunze kujya muri activité yo kubaka u Rwanda rw'ejo, kuko vraiment ni ingenzi. U Rwanda rw'ejo twifuza ni u Rwanda rw'ejo abana bacu bazabana ari amateka yacu tazongera. Vraiment nshishikarize rero abanyarwanda bifuza kubaka u Rwanda rw'ejo yuko bagomba gukira ibikomere byabo. Ntabwo dushaka kubaka u Rwanda rugendeye ku bikomere, kuko u Rwanda rugendeye ku bikomere ni ukuvuga ko ari u Rwanda rufite abantu rudashobora kumva. Hari abo ruzumva n'abo rutazumva bitewe n'ibikomere. Dukeneye rero abantu barenze ibyo bikomere. Niyo mpamvu nkangurira buri muntu wese uri mu kurwanirira u Rwanda rw'ejo yuko yareba nimba atari ibikomere yakira, kuko byafasha u Rwanda rw'ejo. N'abandi babumva n'aba bari hafi bakaba nabo babirebera hafi vraiment bakabafasha kurenga ibyo bikomere, kuko nibyo kizadufasha kugira abantu batekereza u Rwanda. Abo bantu bari hejuru y'ibikomere nirwo Rwanda twifuza. wagira icyo wongeraho? Ndashaka kugira ikintu nongeraho. Hari ikintu ejo nize bambwira bati self care ndagira ngo sinzi ukuntu nayishyira mu Kinyarwanda. Navuga ko ari kwitetesha se, kwiyitaho. Ndagira ngo dufate akanya twiteho, tumenye ko niba bikuriye ahantu ukeneye kujya kureba ikibaye, tumenye ko niba urakaye bifite impamvu, biha umwanya wabyo, ubyakire, turebe icyo wabikoraho. Self care, twiteteshe, twiyiteho, noneho twevite akanyuma pe ndarangiriza ahangaha. Oya nta kibazo sanzu. Ujya kumva ukavuga ati yenda kumva ariko
iyo ariko bagenzi iyo ariko twice niba nje kukumva ubuhamya bwawe reka mbwakire nkumve ni umunsi nzaba nje nanjye kukubwira ubwanjye uzanyumve twevite kuvangavanga iyo ariko kako tuvuga ati yimbega warababaye be ariko nanjye oya ntabwo ari uwo munsi waje kumva undi wenda ejo azaza kukumva icyo gihe nawe mubwira amateka yawe twevite iyo ariko tuyihundi mwanya turebe ukuntu kuko umwanya urahari imbuga zirahari ushobora kuvuga uno munsi ejo tukazongera tukaganira ntabwo biba birangiriye aho ngaho ako kantu ka reflex ka ariko nanjye ariko n'abariya nta guciye mu ijambo tumaze navuga ko ari ibintu tumenyereye muri iyi myaka yose ishize ko ari 28 icyo kibazo kirahari ntazi ukuntu kizakemuka naguha urugero rutoya hari igihe kimwe nari ndi mu ishuri twigaga nko mu wa kabiri hari muri segonderi ntabwo ari kera cyane hari nko muri 2001 gutyo noneho icyo gihe ntabwo ari nk'ubu icyo gihe bashobora kuvuga ibintu byawe nta muntu nta ribu yari hari icyo gihe rero abantu twabwizanye ukuri ku myaka yacu ukuri kungana nk'uko twanganaga nicaye mu ishuri mbwira abanyeshuri ukuntu abantu bo muri west muri noru bishwe nyuma y'intambara ya 1994 nababwiraga ibyo nzi byo mu gace kanari ntuyemo ntabwo ibindi byose nari bizi marigere ko byabaye ahantu hose ariko ntabwo byose nari mbizi nababwiraga ibyabaye iwacu noneho abana twiganaga bari baturutse i Kigali bavaga za Kigali bakabijustifia bakavuga ngo kumengo ngo abantu bahano ngo impamvu ngo bapfuye ngo bari bacumbikiye abacengezi aho ni nko gukoza agati mu gisebe urumva icyo kintu cyo kumva ko hari umuntu we wapfuye kubera ko yagombaga gupfa ariko hakaba hari undi muntu wapfuye kubera ko yarenganye kandi abantu bose barapfuye bishwe donc bazira ubusa iyo umutwaro ni umutwaro uremereye abanyarwanda bakeneye kwicara bakawutura ntabwo nzi ukuntu bizagenda ariko urumva ahantu umuntu akubwira agahagarara ku maguru yabiri akakubwira ko umuntu wawe yapfuye kubera ko yagombaga gupfa atari urubanza yakatiwe ko gupfa atari uko habaye bamujije bamucira urubanza kugira ati ugomba gupfa nk'uko twabonye barashwe ariko murabura ko umuntu yagomba gupfa umwana uruhinja rwagomba gupfa ko umukecuru yagomba gupfa ni ibintu bigoye kumva kandi mu by'ukuri ugasanga ntabwo iryo shuri nanemo gusa ugasanga wenda n'uko tugeze ari ukumubyumva umuntu ushobora umubajije ikibazo akaba ari uko gusobanurira ntabwo numva ko icyo kintu gishobora kugukiza igikomere tugana ku musozo rero ndagira ngo njye guha buri wese akanya atubwire icyo inama yagira abandi cyangwa uko abona byagenda kugira ngo abantu bagire uwo mutekano n'uwo mutuzo wo kumva batanga ubuhamya bwabo cyangwa wo kumva bakira ibikomere byabo yaba mu gutanga ubuhamya cyangwa yaba ubundi buryo ubwo aribwo bwose ndahera kuri Natasha utubwire ese hari ikintu ubona nk'umuntu yakora kugira ngo abashe nawe gutera intambwe nk'iyo wateye gutanga ubuhamya bwe icya mbere navuga ni uko ntabwo gutanga ubuhamya bifite ukuntu bikorwa ingendo y'undi iravuna nushaka kujya gukora ibyo nakoze ushaka gusanga ahubwo bikuviriyemo guhungabana kurushaho nkunze kubivuga cyane kuko hari mbese metode ntabwo umuntu ahaguruka ngo apfe gutangira kuvuga kuko iyo utanafite cadre ihagije kugira ngo ushobora no gusanga ahubwo urahungabanye kubera ko utabikoze neza ndagira ngo icyo nashishikariza mbese ni ukubanza hafi ni ukubanza ahantu wumva uri safe ushobora kuganira mbese ugira uwo mubanye mbese turebe niba wabwiye umufasha wawe icyo akubayeho tubanze turebe niba bizi cyangwa se bakuru bawe niba mutarashangiye urugendo rwose uhere mbese hafi gutyo umuntu agende yagura kuko burya hari etape bifata hari na cadre bifata ko hari genda bivuga kubera ko hari mbese kera umuntu atari yamenyeka neza ukuntu bigenda
ndabingibuka hari umudamu twigeze kujya gusaba kuduha témoignage rwose arayemera kuyiduha ayiduha ku buryo anonyme rwose nta kibazo dufata amajwi nyuma twebwe dukoranuza ya mpore noneho nza kumenya yuko nyuma yuko twe tujya kumureba akaduha ubwo buhamya bwe nubwo yabikoze ari anonyme ko byamuviriyemo noneho incapacité yo kujya ku kazi yamumazemo 3 semaines yamaze ibyumweru 3 atabasha kujya ku kazi kandi turi inaha yarahunze yararangije kwiyakira ari ahantu adafite twavuga se ya risque première sécurité ariko kubisubiramo ibyo bikomere mbese yari yongeye gusubiramo kunyura muri iyo nzira ari permise none gufungura ya robine bimuviramo kuguma mu rugo ibyumweru 3 mbere yuko yakongera kubasha gusubira ku kazi donc bivugiye iki ntago ari ibintu umuntu apfa gukora binyetape egera yaba se muri mpore cyangwa ari bari wariraye cyangwa aho ngaho mbabwira mu gicumba hariho hose gerageza urebe cadre yawe yagupermeta kubikora uri akompanye ariko here no mu muryango here aho uri mu rugo kugira ngo mbese uzabashe kujya ya ntambwe ubikorera public patrick yatubwiye ko yahereye d'abord ku buhamya yakwita privé abanyeshuri biganaga abo bagendanaga bagenzi umuryango mbere yo kugira témoignage public ndumva ari gutyo nabwira nizo tips natanga surtout wiyumve ube à l'aise mbere yo gutanga ubuhamya publiquement kuko publiquement yo nindi etape binasaba indi préparation Robert we hari icyo wabwira abantu cyabafasha mbese guhaguruka cyangwa kugira ngo abantu bakire icyo wenda hari cyifuzo mba mfite nuko umunsi umwe abantu bazagira abantu bose bubahwa bitewe n'amateka baciyemo abishwe bazira ko ari abatutsi abishwe bazira ko ari abahutu ndetse n'abandi ari abapfuye bazize politike cyangwa n'abandi twavuze mu kanya bakagira igihe cyabo bibukirwaho gutyo bose bakubahwa bose umunsi tuzabigeraho bizafasha benshi bizatuma solution iza ariko kuko iyo solution itari yahaba icyo nanjye navuga nashimangira vraiment no kwiyumva niba wumva muri wowe harimo ushaka kuvuga nuko igihe kigeze ntusubire inyuma nimba wumva muri wowe harimo ikintu kiguhamagara gisohore kuko nugisohora icyo gihe nibyo byiza nimba iya peri hari nuko kizasohoka neza nta kindi nakongera Patrick nawe watubwira mu by'ukuri ngewe mvuze kuri iyo sije navugaho ibintu byinshi ariko ninagerageza kuvugamo bike bishoboka nk'uko ababanjije babivuze ni process ni process gukira ibikomere ni process no gutanga ubuhamya kuri ubwo bushobozi ni process ntabwo ari ikintu ubyuka mu gitondo ngo wumve ko wageze kuri iyo nivo hatari ibindi by'ibanze wabanje gukora nk'uko umuntu ajya kubaka inzu akabanza agaprepara ikibanza agashyiramo fondasiyo agatangiza ibikuta akazana ibyasakara agakinga niyo process niyo process ni ukugira intangiriro ukagira hagati ukagira n'aho usoreza sinzi niba tugifite igihe ariko umwanya wo uri kugenda uducika niyo mpamvu tugana ku musozo ariko niba hari icyo wumva ntuniganwe ijambo niba wumva hari icyo utavuzeho aka kanya wakitubwira noneho tugasoza abantu nabagira inama yo gutangira hari groupe nyinshi ushobora kujya kwisunga zikagufasha tanto muri mpore jambo cyangwa se muri famille nta muntu ubura inshuti ufite inshuti wizeye iri hafi ubwira ibintu byose ariko wenda abari hano cyane cyane hanze kuko mu Rwanda ho inshuti zarahindutse ntabwo byoroshye ushaka kubwira umuntu wibwira ko ari inshuti yawe ukamubwira ibyo adashaka bikagukoraho ifo kwitonda niba muri kuvuga ko mbere hari opportunity zisa nk'izigenda zifunga ariko ibyo ari byose umuntu yagerageza inzira zose zishoboka zo kwisunga abantu yizeye akababwira ibyamubayeho buhoro buhoro akagenda akura muri ubwo bushobozi bwo kuba yatanga ubuhamya bwo kuba yakira igihe kiragera rwose umuntu agakira burundu bikarangira
murakoze cyane, murakoze batumirwa beza, murakoze kutuganiriza kandi mutubwira mu by'ukuri nyuma yo gutanga ubuhamya bwanyu uko ubu ngubu byabagendeye, inzira mwanyuzemo n'ukuntu byabagendekeye n'uko muhagaze ubu ndetse n'ibyifuzo byanyu. N'ubutaha tuzabatumira twongere tuganire, ariko kuri uyu munsi reka tube duheniye aha ngaha, ubwo ngubwo naho ubutaha. Yes. Murakoze cyane. Murakoze cyane.